Mu gisirikare cy'u Rwanda ipeti si umutako ndetse kandi si ibintu upfa guhabwa, ahubwo ni icyubahiro uhabwa n'igihugu, ariko kandi kino cyubahiro kinashyiraho urumuri rukomeye ku rutugu rwawe. Ese waba uzi inzira igoranye umusirikare anyuramo kugira ngo azamurwe mu ntera? Uyu munsi turaganira ku buryo amapeti atangwa mu gisirikare cya RDF, guhera ku ipeti rya Private kugeza kuri General. Nkubwira ngo nimba uri mushya kuri uru rubuga rwacu, kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza no kubana mu bindi biganiro. Uhawe ikaze. Muri RDF ipeti ni ikimenyetso cyerekana aho umusirikare ageze mu nshingano n'imyitwarire ye. Mu gisirikare cy'u Rwanda ni ikimenyetso cy'icyizere leta n'abandi bayobozi baba barakugiriye. Iyo ugize ipeti ntabwo uba uhawe uburenganzira bwo gutegeka, ahubwo uba uhawe uburenganzira n'inshingano zo kuyobora abandi neza. Amapeti muri RDF atangwa hashingiwe ku bintu bine by'ingenzi. Icya mbere ni uburambe mu kazi, imyaka umaze mu kazi. Iyo uri Private ntabwo uhita uba serija, hari igihe cyagenywe ugomba kuba umaze mu gisirikare. Ikintu cya kabiri kigenderwaho ni imyitwarire. Umusirikare agomba kuba intangarugero, ntabwo agomba kuba akoresha akarengane, ntabwo agomba kuba arya ruswa, ndetse nta nubwo aba agomba gushidikanya ku myanzuro ikomeye. Icya gatatu, agomba kuba afite amahugurwa ahagije, amasomo ya leadership, command ndetse na strategy. Ibi ni ingenzi mu gisirikare. Icya kane ni raporo zamukurikiye ibyo yagiye akora mu gisirikare. Nta muntu wishyiraho ipeti, bigenwa na RDF leadership. Dore uko amapeti akurikirana kuva hasi kugera hejuru muri RDF. Mu cyiciro cy'abasirikare bato harimo amapeti nka Private, Corporal ndetse na Sergeant. Abayobozi b'abasirikare bato abo dukunze kwita Junior Officers, hari ipeti rya Second Lieutenant, Lieutenant ndetse na Captain. Abayobozi bakuru mu gisirikare abo dukunze kwita ba Senior Officers, harimo Major, Lieutenant Colonel ndetse na Colonel. Abagaba bakuru b'ingabo, General Officers, harimo ipeti rya Brigadier General, Major General, Lieutenant General ndetse na General. General akaba ari ryo peti rya nyuma mu gisirikare cy'u Rwanda rihari, niwe uba uhagarariye ingabo mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. RDF nta generali yishingikiriza ku bikorwa, ahubwo ku bushobozi bwo kuyobora no kurinda igihugu. Iyi peti rigomba gutangwa habaho igikorwa rusange gikomeye cyangwa se ceremony. Rimwe na rimwe Perezida wa Repubulika aba ari we uza guha abasirikare amapeti akabazamura mu ntera ku mugaragaro. Iyo uhawe ipeti uba utangiye inshingano nshya. Ipeti riba ribaye nk'umuryango winjiyemo, ugaragaza ko ubaye inkingi ya RDF mu bwenge, mu bufatanye ndetse no mu myitwarire no mu miyoborere. Nubwo ipeti rifite icyubahiro, rifite umutwaro munini kurihawe. Ufite ipeti aba ashinzwe kwerekera abandi inzira. Iyo witwaye nabi uba ubaye urugero rubi ku ngabo zose. Niyo mpamvu RDF ishishikariza ko ipeti ritangwa ku mucyo, nta ruswa, nta kuzana ko abantu muziranye, ndetse nta no kuvangura. Mbese ipeti rigomba guhabwa uwarikoreye. Mu gihugu cy'u Rwanda amapeti ni urugendo, ni intambwe, ni n'ikimenyetso cy'uko umuntu yitanze, akagirira igihugu ubushishozi ndetse n'ubushobozi, ubupfura ndetse no kugifasha mu bigiye bitandukanye, ndetse n'ubwenge buhambaye bitewe n'ipeti wahawe. Iyo uhawe ipeti ntabwo uba watsinze urugamba, uba utangiye inshingano nshya. RDF yubakira ku ndangagaciro, ku kuri ndetse no ku gihugu. Ese waba ujya wibaza nimba hari igihe gihari kizwi cyagenywe umusirikare amara ku ipeti rimwe mbere y'uko ajya ku rindi? Gusa nimba wibaza ibi, ugomba kumenya yuko muri RDF igihe umusirikare amara kuri buri peti mbere yo kuzamurwa ku rindi kigenda gitandukana bitewe n'urwego ariho.
imyitwarire ye, imyitozo yahawe, imyigire ye ndetse n'icyifuzo cy'akazi k'ingabo. Ariko kandi hari ibipimo rusange RDF ikurikiza nk'uko biteganywa n'amategeko, amabwiriza agenga ingabo. Dore uko ibyifashe mu buryo busanzwe. Abasirikare batoya kuva kuri Private kugera kuri Corporal bitwara byibuze hagati y'imyaka 2 n'3 bitewe n'imyitwarire ndetse n'amasomo yahawe. Kuva kuri Corporal ujya kuri Sergeant bitwara hagati y'imyaka 2 cyangwa 4. Kuva kuri Sergeant ujya kuri Staff Sergeant Warrant Officer bishobora gufata imyaka hagati y'3 kugera kuri 5. Icyiciro cya kabiri haribo abasirikare bakuru dukunze kwita Commissioned Officers. Second Lieutenant kuva kuri Second Lieutenant ugera kuri Lieutenant bitwara hafi imyaka 2. Kuva kuri Lieutenant ujya kuri Captain bitwara hafi imyaka 2 cyangwa 3. Kuva kuri Captain ujya kuri Major bitwara hafi imyaka 3 cyangwa 4. Kuva kuri Major ujya kuri Lieutenant Colonel buri rwego rushobora gufata imyaka hagati y'3 kugera kuri 5. Kuva kuri Colonel ujya kuri Brigadier General n'ibindi byo hejuru hariho andi mabwiriza yihariye kuko hashingirwa cyane ku nshingano, imyitwarire n'icyifuzo cy'abayobozi bakuru. Gusa ikindi ukwiye kumenya nta gihe fatizo gihamye 100% kuko RDF ifite system yishingiye ku bushobozi, imyitwarire, discipline n'inshingano z'akazi. Ku bijyanye na promotion zidasanzwe zishobora gutangwa ku musirikare waranzwe n'ubutwari cyangwa akazi kadasanzwe yakoze. Hano ashobora kuva mu kazi cyangwa se akiri mu kazi akahita ahabwa ipeti. Ikindi ukwiye kumenya amabwiriza yihariye asobanura ibijyanye na gisirikare biba muri Military Personnel Management Manual cyangwa andi mategeko y'imbere mu ngabo hataboneka ku mugaragaro. Nkubwira ngo no wo musozo w'ikiganiro nari nabateguriye nge twabanaga nitwa Lonje. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano ntugende udakanze subscribe. Nimba dusanzwe tubana kanda like ndetse usige na comment. Niba hari ipeti runaka ushaka kumenya igihe ryaba risaba by'umwihariko kugira ngo rigerweho, andika muri comment ndaribasobanurira. Murakoze, amahoro y'Imana bane namwe.